byiza cyane ni muganga muvugana ndabona ugeze wanjye mukomeje kugubwa neza cyane nkuko mbibona turi ahantu kure cyane byasabye urugendo rurerure kugira ngo tujyeyo nkuko muri kubyumva hirya mu cyumba abantu bari kuvuga tugeze ahantu ikibazo ufite ni ikihe muganga nashatse umugabo arana umwana umwe ubuzima bugenda nabi amakuru yanyu ubwo naje kuhabona kuri YouTube nshaka uburyo nabagera none ari nje kubageraho ngo mumfashe nabonye ibyo mukora kuri YouTube bituma numva nshaka kumenya ko mwamfasha ngo ndebe ko ubuzima bwanjye ubuzima bumeze nabi cyane pe ibyo nakubwiye wari warabikoze ariko reka ngufashe ikintu ngiye gufasha yo gusezera ababyeyi hari umuti ngiye kuko ngiye kurambika mwaya mafoka yawe n'imineke ngo uratereramo n'inote imwe nurangiza ni inoti imwe y'igihumbi uratereramo nurangiza uragira ute uragenda utereke mu rugo kandi ucuruza ibintu bigende neza urashyiramo inoti imwe y'igihumbi numara kuyishyiramo uragenda ucuruza ibintu byawe bigende neza ngo yirambikemo yitereremo urabyumva neza mukobwa wanjye nkuko ubibona njye narangije kwiga nari mfite umusore twakundanaga ndumva rero nagusezera ugasanga abandi ukagenda aho nakirira abantu bakakwakira bakakwakira iyo note mbona umuganga iyo note utereyemo n'uwo muti ni umugisha nguhaye mvura inyatsi mvura abantu bagumiwe abahize iwabo babuze urubyaro babuze urushako n'abantu bose ndangaruza ibyibwe n'abari mu mahanga mbavura nkoresheje telefone kuri WhatsApp cyangwa amafoto yanyu si foto nagutumye gusa siyo nakubwiye unyoherereza n'amazina yawe ngaho uragenda ujya ahantu bakirira abandi genda ahantu nakirira abantu muri sale gira vuba vuba agenda ndagusezerera numara kuhagera jyana n'uwo mwana wawe kandi ngo haye umugisha wari warakiri kutubwira ngo wakundanaga n'umusore imyaka ingahe? Imyaka 6 irashira twajya kugera kuri gahunda yo gukora ubukwe bigapfa ubwo naje kujya kuri YouTube mbona umuganga mfata nambaze ndamuhamagara nuko muhamagara mubwira ikibazo mfite musobanuriye nawe aza kumbwira ukuntu ndi bubigenze waragiye usura mwegera cyangwa yabikubwira kuri telefone? Yabimbwiriye kuri phone. Ibyo yakubwira bikore kuri telefone? Nabikoreye kuri telefone. Cyane byose birakunda cyane rwose. Ubu ngubu umusore byageze aho araza arasaba tujya mu murenge. Ubu ngubu tuvugana nagarutse nongeye kujya guhamagara muganga nubwira ko nshaka kugira ahantu atuye nkaza kumushimira. Ubu ngubu tuvugana niho ndi. Wewe waje gushimira? Yego. Nase mu by'ukuri utabeshye kuko uwo musore mwarakundanaga ibintu ntibicemo ntabwo byacaga mukuru. Muganga ukimara kumuhamagara byahuye aragufasha? Yaramfashije. Yakubwiye ibintu ukora cyangwa aribyo yaguhaye? Yabwiye ibintu nkora. Kubikora bicamo. Umuhungu none aremera avuga ati none yaremeye ngo barasabye tujya mu murenge. Nibwo naje guhamagara umuganga umusaba kumusanga ahantu ari kugira mushimire. Kugira mushimire? Wewe waje gushimira? Yego ngundi kwa muganga. Uje gushimira? Cyo gushimira. Ntabwo waruje kugira byo kwivuza neza no gushimira. Cyo gushimira no kumutumira mu bukwe bwanjye mu kwa gatatu. Urabeshya? Oya nukuri. Nari ko hari abantu bavuga ngo giye numvaga abantu babivuga nkagira ngo nukubeshya bati umuntu ashobora gukemura ikibazo akoresheje telefone bigakunda. Cyane. Akabikora kuri telefone akakuyobora aho uri hose bigakunda. Ngo naturutse mu Ruhengeri nibyo naje. Uje gushimira? Cyane. No gutanga ubuhamya? Cyane. Basi waje gushimira witwaje iki? Naje gushimira nitwaje wose Pesa amafaranga barayemera? Yarayemera ubwo nishimwe mfite kuko urukumva turi gutegura ibintu by'ubukwe. Nubwo nzaza kumushimira nyuma yaho ngaho. Bose nangaye bare turere. Cyane bavuga ngo abandi bo ngo baza gushimira bageze yitwa. Ariko ntabwo ubwo ibifaranga byose nibyo waje kumuha. Yego. Aya ngani make bite n'ibintu yankoreye nyuma yaho ngo nzaza kumushimira byimbitse pe. Ubwo bwatumye nzabutanze ndebe koko. Ni kare. Undi naze ndi kumushaka. Undi naze ndi kubona ndakira abantu benshi kubera ko mafite umwanya mukeya mari gufasha abantu benshi. Ngwino ndabona kanajya mama nawe mabaje none amakuru. Amakuru
heza. waturutse heza weho? Njye naturutse ku Kibuye. Ku Kibuye? Kibuye ga namwe ni hamwe bita bwe Ku Kibuye iriya Karongi. ubu niho waturutse? Uzi inaha cyane. gusa waje ntiyasanga ariko mbona ari kure. Ni umuseso cyane rwose. Nahise mame none we waje kwivuza we bimeze gute? Oya, njye naje gushima Imana, nari ndi mu bitaro waravunitse? naravunitse akaguru. Ariko n'igufwa ryavuye? Njyewe amano yagiye inyuma, igitsi kijya imbere. Ubwo birihindukiza? Birihindukiza. Ubwo ngize amahirwe njya mu bitaro biranga. Ari imvune isanzwe se yari kuvunika bisanzwe? Yabarandoze. Byari ibirozi? Ibirozi narabitambutse. Ubwo noneho kwa muganga biranga. Kuko nyira ku kigaruka kirenge kigaruka mu nzu yawe? Biranga. Nuko ubwo sinzi bene mama babonye kuri YouTube umuganga bati reka duhamagara no muganga tumubaze ukuntu byagenda. Ubwo baramuhamagara. Bamaze kumuhamagara kandi nshaka kugira ngo n'abadukurikira bakubone neza kugira ngo ujye ukira hano gutyo. Hanyuma bamaze kumuhamagara ubwo bansanga aho nari ndi mu bitaro. Bansanze aho nari ndi bo baramuhamagara. Bari bamunye kuri YouTube? Bari bamunye kuri YouTube. Ubwo baramuhamagara nuko umugabo yaguhaye umuti se? Nzi ko umuntu agira ngo ni imvune y'ikintu cyakwituye? Ntabwo ari imvune rwose. Ni ibintu banteze by'uburozi. Ubwo amano ajya inyuma. Agatsizo nakajya hari imbere? Umuntu yari kupona akagira ngo yenda uri nko kujya inyuma gutya? Cyane rwose. None se hano muganga yagufashije iki? Wowe kuvuga waravuze ngo uje gushimira? Njyewe yampaye umuti. Yaguhaye umuti? Nje kumushimira ibyiza yankoreye. Nagenderaga ku mbago. None ubimbago ubu tugiye ahantu wari utuye n'imbere y'Imana nabikubwira. Nzabigusobanura rwose gutya. Tuje tukagusura tukajya muri karitsiye tukagenda rwose babikora bakabibyemeza gutya. Nagenderaga ku mbago, ubu sinyigendera ku mbago, ubu ndi kugenda n'amaguru yanjye ubakagukanye nta kibazo gafite. Aho wabyimbye ariko aho ntabwo hajya hakurya? Ntabwo hanja pe kubera yuko yamaye umuti nta kibazo. Harakize? None se wowe waje kumushimira witwaje iki mubye? Naje kumushimira nitwaje buriya we yarazanye ngo yari yazanye amafaranga. Naje kumushimira nitwaje agatungo yenda n'akandi kantu ariko njye nabikoze. Akose koko muganga nanjye n'umuntu wantumye nyine ngo nze mugerereho murebere mumubwire ikibazo nyine afite. Koko aravura byanyabyo? Aravura n'ukuri. Byanyabyo kuko n'ukuri aravura kandi ngo intangarugero. Yakuno kugurwanya sinagendaga. Namaze umwaka mu bitaro. Nabasha no kugenda. Byarabananiye ku kintu ciye no mu cyuma biranga. Ariko ndakubwira ko uwo muganga yampaye umuti. Ubu none we waje kumushimira? Cyane rwose. Iyo abantu bari gutanga ubuhamya ubugena nzi ko nyine ndi basanga abantu baje kwifuza yenda abandi. Oya yaje gushima. No gushima abantu babagiriye. Hanyuma rero mbonye ndi nawe uvuyemo rero abanyamakuru ntabwo tujya tugenzwa na kamwe. Tugenzwa na twishe. Kubera ubu niyo mpamvu naze nangira ndababaza nako nanjye bango ndababaza kuzwa. Hanyuma mbonye reka nganiriza nura nawe numva mbonye avuye yewe nyuma ari umucuruzi w'ibintu bose ndabona afite imineke n'amavuka. Kanze mwegera namwe baza tugomeze dutegereze. Ariko we ntago ari buntange menya nageze ambere. Ntabwo mbiza arakubwira. Uraneza umukobwa wenda abona bageze hano uzana invitation. Ku muntu ugeze hano ufashe invitation mu ntoki bimeze bite? Ari nzanye invitation nje kugutumira uko byanjye mu kwa gatatu barangije gusaba no gukwa. Ubukwe ni mu kwa gatatu. No mu murenge navuyeyo narinje kubishimira byihariye pe kuko wangiriye neza. Nemere kuzagutabira ubukwe mukobwa wanjye. Yego. Wampamagara kumbwira ko bitazashoboka ariko kuba byarakunze urumva ko wabwira iki abantu birirwa bavuga ko tutavura wabatangariza iki nk'abantu bazabatugana cyangwa abandi bazatugana tubwire icyo wabatangariza mukobwa wanjye? Nabatangariza nuko uri umuganga ushoboye kandi ibintu bavuga ngo abaganga barabeshya ibiki n'ibiki bibaho muravura pe. Ngaho genda wicare hari hamwe n'abandi ndaje mu kanya mbasezerera hamwe n'abandi ndi kubona mfite abantu benshi ndaje mu kanya mbasezerera hamwe n'abandi bose. Yarakoze cyane. Nyine mwebwe mbonye mwumva hariya mwari mwaza muri ikihe kibazo namwe kwivuza?
urebye nyine ukuntu bimeze ntabwo kugusobanura byose nyine ari ngombwa twakubwira bike muri byo bwa bike muri byose twaje hano rero iyi base ntiyawe se n'imwe imineke iyo ni iyanjye nitwo nenda gucuruza nibyo ari gucuruza hanyuma rero ndabona bari gucuruza nzi ko wageze kwa muganga ute uyu muganga namubonye kuri YouTube umugabo yari yarantaye yansubira umwana urabona ko ubuzima bwari bumeze ntabwo bwari bumeze neza kugeza na n'ubu ntabwo bwari bumeze neza ariko nabone muganga naramubajije yambwira ibyo ngomba gukora ubwo munsi rero yarayambwiye wari ufite ikihe kibazo se nari mfite ikibazo cyo kudacuruza ngo nunguke nacuruzaga nkahomba icyuze nkahomba ubwo harimo n'ivoka imeze nk'iya bose biba byanze kugenda bibanze kubigura ntabwo babigura mbese waraje no kwa muganga kugira ngo tubwo naje kugira ngo ambwire icyo kuko twabanje kuvugana arambwira ngo nzaze ambwire icyo gukora ubwo rero naje uyu munsi yangire neza pe nabo byabikoze neza cyane urabona ko n'ubundi muriya hari ibyo yasizemo bidasanzwe ubuzima bugiye guhinduka noneho wewe usanzwe uri umucuruzi wacuruzaga imineke n'amavoka wacuruzaga ariko ntibigurike ntabwo babiguraga none umuganga wewe uraje kugira ngo muganga agufashe sabe yaguha nk'umuti wagufasha kugira ngo abantu abakiriya bajye bakugana yaguhaye ibintu birimo hano urabona ko babikoze neza nyine ubwo igishoro cyiyongereye urabona ko nyine yakubwiye noneho ko uzajya ucuruza none byose bikagenda neza yambwiye bizajya bigenda neza nta kibazo ese urumva ubyizeye koko ndabyizeye pe ndabyizeye rwose uretse uzajya ushyiramo iriya mineke n'amavoka tuno tuntu tumeze nk'utwatsi turimo ubicuruza cyangwa ni ukubishyiramo gutya wataha ino basi ukagenda oya turiya turimo nyine uwabibona yabona ari ibindi bintu bidasanzwe ashaka kuba atabigura ubu yavuma ino basiste cyangwa ubwo zino basi bayikwibye mujya ntabwo bayiba ibintu byose kwa muganga iyo bihageze nta biraza ni ibintu bigomba kugira iwanjye iyi hene ko wayizanye hano madako wagendanye n'ihene niba nagendanye n'ihene naje kugushima muganga ni byiza wankoreye wangiriye neza cyane nishimwe wanzaniye wamvuye akaguru nari ndwaye akaguru karanyishe none nta cyatuma ntagushima iyi hene niyo wanzaniye kunshimira kandi Imana izaguha kandebe ka kaguru ko kameze kandebe neza gashyira ahangaha gashyira hano kugira ngo ababyeyi nongere ngo iri gufa ndabona warakize haruguru kuribwa oya haruguru kuribwa sawa rero ndaguha umuti wa nyuma kandi wakuruze nizere ko wamubonye umuntu warakwangirije so uriya mugore twambwiye ko mwari muturanye ntiwamubonye imbere yawe ngaho rero zana iryo shimwe rinini mbona ufite manduza nawe ukagura nkwereke babyeyi ishimwe mwaribonye babyeyi mujye mungumya mu imbaraga zo gufasha abantu mu bibazo bafite kugira ngo uyu ni wa mugore waraheze muri CHK yanyibwiye naramufashe yarakize murakoze babyeyi ngaho genda ugira amahoro n'amahirwe ntabwo uzongera kuruga ukundi umuti urawusanga mu rugo nk'uko nabikoze wo kugutsirika urakoze cyane mfata ino hene yizirike hari hamwe n'izindi shyira hariya hamwe n'impano kirara hamwe n'impano musore kirara hamwe n'impano akira fata kirara hamwe n'impano wowe wa kabiri ukurikiyeho icara hano igera hano wicare hano mugana njye narinzanywe no kugushimira wabimbwiye kare no kugira ute no kugutumira ubukwe bwanjye buzaba mu kwa gatatu wabonye umugabo nk'uko wari warabisabye naramubonye wumva ndagushima pe ubwo rero ni ukuvuga ngo zana hano ngufashe kugira ngo ngire icyo ngufasha kubera ko amahoro n'amahirwe babyeyi uyu mukobwa wanjye ubukwe bwe buzagende neza azatunganirwe kandi abyara heke kandi ubukwe bwe nzabutaha mugumye mumufatire yahembe nohereje iryamufashije agumye abane naryo babyeyi murakoze babyeyi reka musezerera agende nimero muzajya mudushakiraho ni 0787808727 niyo nomero muzamushakiraho umuganga siyo nomero wamamagayeho reba niba ariyo niyi ngiyi
yisubiremo yivugire kuko niyo mwana niyo 07 47 87 82 si ufite yego sawa rero ngo wagenda ugira amahoro n'amahirwe uze kubwira umufasha we ntugire icyo umubwira uzabivuga ubukwe bwabaye kandi nta muntu uzongera kukwirute kuguhungabanya n'akazi niwakabonye narakabonye pe sawa ngo wagenda amahoro tuvura indwara nyinshi tuvura imigongo tuvura umutwe udakira tuvura inyatsi tuvura amarozi tuvura abagumiwe tugaruza ibyibwe n'abantu bari mu mahanga ariho hose turabafasha badafashe kugera ku Gicumbi nawe yaje kubera yari yarabipinze ariko nabihera ubuhamya ngo uyu hano ibyo byarangiye buriya abo ngabo turabafasha nta kibazo turabafasha ngaho ndumva wakomeza ukagenda undi nawe ukurikiyeho ngwino hano wa mukobwa ubwo rero kugira ngo ibintu byawe ntabwo bihita bikunda ako kanya ugiye gufata amafaranga aya ngaya mu mpano bampaye kubera ko nemereye gufasha n'abakene kubera ko n'abakene barafashwa uzagaruka uje kumbwira ibyo wakoze uje kunyereka ko byagenze nk'utaragwaye ko wakoze aya mafaranga niyo uragenda utegemo uhahire n'umwana kugira ngo ararariye ndumva wagenda. Murakoze cyane none bamugeshe aho neza muraho muri bande witwa Kizimana uherereye hehe? muri Amerika muri Canada. Nababonye kuri YouTube. N'umunyamakuru nabwiye babashakira undi mwamuri kumwe. Yangezeho namubonye niwe wamutumye. Yari yamwe ngo ubutumwa wamuhaye yabungejejeho ubwo rero namubajije ninde yanga kumumbwira niba ari wowe ubwo nahise nkumenya. Muri bine rero nshaka ngo mufashe mwamura yabizimwe amasaha ariko muri kuboneka natwe tuko usa nkaho amasaha yanyu rero tubafasha nijoro na wa munyamakuru yahageze tubafasha nijoro amasaha yo kubanywa y'abanyarwanda naho mwe aho ngaho iwanyu ubu ngubu nibwo buruguke. Twe tubafasha nijoro ku manywa y'abantu bari mu bihugu byacu bitwegereye bikoresha amasaha ngana n'ay'iwacu ariko araza kukubwira namushimiye reka muhe n'agatike karamugeza mu rugo mu butumwa wamuhaye kugira ngo ataza kugenda n'amaguru nk'uko wamutumye yanshoreje ibyo wamutumye muhaye n'agatike. Turagufasha nta kibazo umuti twagwaye niba kugirira akamaro. Ubwo rero turagufasha mu masaha ya nijoro nibwo uraduhamagara. Noneho mbohereze amazina mbohereze ifoto amazina ndabizi ni wari watweje ifoto yawe kuri WhatsApp utwereza n'amazina yawe nawe uherereye turagufasha niba byaragenze neza n'abandi mu baniyo mu mahanga bajye baraduhamagara ujye ubaho ubuhamya bw'uko dukora ibintu bizima. Sabaro reka mbe nkuretse kugira ngo nakire n'abandi bantu bafite abantu benshi ndi kwakira. None se ko ushaka mu nsirika nta kibazo turabikora mu ijoro ndakorereza umuti wanjye nkoresheje ihembe nk'uko nabikoze ndagutsirika nta kibazo. Cya kibazo cy'umugore wawe wagucaga inyuma cyarakemutse? Cyarakemutse rwose. Ngaho rero reka turetse twakire n'abandi bantu. Ubu n'uru gukora bikagenda? Nta kibazo rwose ariko hari ikindi kibazo mfite. Kubera ibyishimo ndi guteshaguzwa ndi hose ndi kuvuga amahanga mbure ariko mfite ikibazo cy'umugore uca inyuma nkagira ikibazo. Ibyo wari wabitubwiye turavugana mu masaha ya nijoro kano kanya uri kurya umwanya w'abandi bantu hari abandi bantu uri kwikira uraduhamagara nijoro mu masaha ya 2 za hano iwacu mwe nibwo mufite ku manywa ndabizi. Hari n'umuntu wamemukiye nshaka kugira ngo tubiyeze. Ibyo ngibyo ndabikora ndagufasha humura nkuko nagufashiye n'ubundi none wabikoze uruguhinyuza ariko ukurura kubonye. Sawa ngo kupa telefone kugira ngo nakira abandi bantu. Sawa.
muganga rwose numva ibintu byose ari byiza cyane. Nese muga ubundi mu by'ukuri nk'umuntu yenda ufite yenda nk'uburwayi bugiye butandukanye, ubundi muvura indwara zimeze gute, mufasha abameze bate kugira ngo byibura dufasha abantu benshi batandukanye. Nimero dukoresha ni 07 8 47 80 727 07 8 799 895 7. Izo nimero zo dukoresha kuri telefone yacu nizo badushakiraho kuri WhatsApp. Umuntu wese ugize ikibazo ugenda uraduhamagara yuri kure tukagufasha, yuri hafi dusanira ikibazo tukira utumuza hano tuguha rendez-vous kaza tukagufasha nta kibazo kirimo. Yego. Hanyuma rero muganga murakoze rero cyane rwose, ngira ngo ubwo n'abandi bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ngira ngo abo twabahuranye kare mwabonye ko n'abantu baje gushimira, kandi koko niba abantu baje kubashimira bakazana amaturo angana gutya bivuze ko mukora ibintu bizima kandi mugafasha abantu. Ubwira umunyamerika wagutumye twaramufashije, ibyo byagenze neza, ugatike karakugeza iwanyu waturutse. Ubu tuvugana bazajya baguhamagara bakutubaza, uzajya barangira ubabwira ibyo dukora, kuko hari abantu bihisha bakavuga ati ntabwo twakira ibyacu ku mugaragaro kubera ko bakora ibintu bitemewe. Hari abantu baza biyitirira ngo n'abavuzi kandi ari abesikoro bateka mutwe ugende babeshya abantu ngo baravura batavura. Abo bantu rero bagiye baduhamagara, muganga wemera uvura bya nyabyo ayigaragariza abantu avura. No muganga utigaragariza abantu avura nta muganga urimo, abagiye kwiba abantu no kubabeshya. Bagiye baza no kugicuma, ushaka kuza kugicuma turamwakira nta kibazo. Saba so ndumva n'abasezerera itike mwayibonye mugataha nta kibazo, mugire mu rugo amahoro ntabwo tusigara. N'abandi bose bakomeze babagane.